urukundo nyarwo rushobora guhindura buri kimwe, ariko ugambana nta munsi n'umwe azigera agera ku ntsinzi ye. ubu nanjye nshobora kuba nta kubona amafaranga. Excuse me. Ese Robert aremera gutanga ibye byose kubera urukundo? How do you feel ndi boss wawe? Ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Lucas we kugambana bikomeje gufata indi ntera. Bikagera ibyo Robert sigo ntagera niko cyagera uvuye ambwiye ngo ngiye ngo hajya ngo kuri dine ngo kuki Lucas ntabwo agiye kumvana mu kazi kanjye kantwara imitungo, ngomba guhangana nawe. So busy. Okay, nta kibazo. Bashaka kuguha deal kandi urimo amafaranga ufatika. Kurikira filime Trust No One kuri Analysis TV maze wihere ijisho umva uburyohe bwa sinema. Ntabwo bigoranye kurera umwana w'uruhinja kuri icyo kigero, cyane cyane abagize ibibazo nk'ibyo ngibyo by'impanuka, twarira nyine igihe cyo kugera mu mashuri kibaho, ajya ku ishuri arakura inkumi nk'uko mubonye gutya ngo kuko twabanye nayo bagize bajyamo Nisa wasangije kubyara no kubwira nanjye nk'imvi. Iribagiza asabye Rugema kuba yamusangiza ku byo yari arimo abwira Rurangirwa brother wa Iribagiza ngo nawe abashe kuba yakumva. Rero Rugema yari arimo amubeshya ibintu bitari byiza cyane kubera ko yari arimo amubeshya ku rupfu rw'ababyeyi babo Iribagiza ndetse na musaza we, uyu musaza we Rurangirwa. Rero Iribagiza abashe kuba yatinyuka Rugema, abasha kuba yamubaza ati dusubiriremo nanjye numve ibyo murimo muraganira na bro wanjye. Rero Rugema ahise agwa mu kantu. Rero urumva ko ari ibintu bikomeye cyane tugiye kuba twareba muri iyi episode ikurikiye. Abantu benshi muri gushobora kuba mwakibaza ngo Rugema araza kuba yakomeza iki kiganiro. Byose tugiye kuba twabirebera hamwe muri iyi episode igiye kuba yakurikira kugira ngo usobanukirwe buri kimwe kigiye kuba cyakurikira. Rero reba iryo jambo ryanditseho subscribe, ubanze urikandeho, nurangiza ujye muri comment utangemo igitekerezo cyawe cy'uburyo ubonamo iyi filimi. Nurangiza nimba udashoboye kuba watanga igitekerezo ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko tuba turi kumwe n'abantu kuri uyu munota. Ubundi nze nkubwira imuzi n'umuzingo nkubwira ibintu bigiye kuba byakurikira muri iyi episode. Rero abakunzi bacu bakunda filimi Inzira y'Umusaraba nkatwe tuba tubasha kuba twayitegura, tubasha kuba twabagezaho ibintu bimwe na bimwe biraza kuba byaza muri episode zigiye kuba zakurikira. Rero nimba nawe waramaje kuba wasobanukirwa, kanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo uzajye ubasha kuba wabona video zacu buri munsi, yuko tubasha kuba twabakorera video zibasha kuba zabashimisha, zikabasha kuba zabanezeza, zikabasha kuba twakuramo amasomo agiye akomeye cyane. Rero niyo mpamvu nkubwira ati iryo jambo ryanditseho subscribe mu gihe utararikoraho ntago uzongera kubona izindi video zacu, ntago uzongera kuba wareba filimi Inzira y'Umusaraba kubera ko ntago wakongera kuba wayibona kubera ko utakanze subscribe. Rero wowe wamaze kuba wajijuka, wamaze kuba wayikanda, uri w'agaciro, jya muri comment ubashe kuba waduha nawe igitekerezo cyawe cy'uburyo ubonamo iyi filimi, uburyo ibintu biri kugenda. Tumaze kuba twakibonera ko Iribagiza yagaruye ubundi bwenge, atangiye kuba yatinyuka Rugema ndetse na Nyiranambara bamaze kuba batangira kuba bamutinya. Urumva ko rero Iribagiza ari ibintu byiza atangiye kuba yakora kubera ko atangiye kuba yakirwanirira ataranywa umuti wa kabiri. Ese Iribagiza namara kunywa umuti wa kabiri ibintu bizaba bimeze bite? Abantu bari kwibaza ibyo bibazo bose uraza kuba wabisubizwa. Icyo usabwa ni ukureba iyi video kugeza irangiye kugira ngo uze kuba wasobanukirwa mu bintu bigiye kuba byakurikira muri episode igiye kuza, yuko ni ibintu byiza cyane bishobora kuba byagukurura kuza kureba iyi filimi Inzira y'Umusaraba kubera ko tugiye kuba twakugezaho ibintu biraza kuba biranga kandi abantu dusanzwe tubana bo bamaze kubimenyera ko ibintu twababwiyemo hano ari byo mubasha kuba mwabona muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero ujya ubasha kuba wasobanukirwa, jya ufata akanya kawe uze usure iyi channel, ubanze usobanukirwe, ubanze urebe video zacu ziba zagiye zijyaho, nurangiza ujye kureba na hara muri filimi Inzira y'Umusaraba utubwire ko ibintu tuba tutababwiye aba atari ibyo. Nubona atari ibyo ujyaho muri comment ubashe kuba wabitubwira yuko tubasha kuba twabagezaho ibintu byose biza muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero
tugiye kuba twatangira filimi yacu turahera kuri uriya musaza ise wa Kamarade ko ngiye kuba nababwira ko atigeze agambanira Iribagiza ahubwo agiye kuba yagambanira Rugema kubera ko Rugema agiye kujya kuzana wa muti akabasha kuba yawuha uyu musaza. Twabonye ko yavuze ati agiye kuba yagenda akazana uwo muti akawuha uyu musaza akawukoresha ibyo wagenewe kubikoresha. Rugema ntabwo yigeze abasha kuba yasobanukirwa iryo jambo uwo musaza amubwiye yuko uwo muti agiye kuba yakoresha. Uyu muti ni umuti agiye kuba yaha Iribagiza kugira ngo abashe kuba yakira. Urumva ko uyu musaza ari ibintu byiza cyane akoze. Imana ibashe kuba yamukoresha igitangaza, yemeye kuza akaba umukozi wa Rugema, akaba umuzamu kugira ngo abone ko avura Iribagiza. Rero urumva ko ari ibintu byiza cyane. Nimba mubona ko uyu musaza agiye kuba yakora igikorwa gikomeye cyane kuba yaha umuti Iribagiza wa kabiri, Iribagiza akabasha kwibuka, ukaba wemera ko ari Imana ibimufashijemo kugira ngo agere hano kwa Rugema kubera ko azanwe n'igikorwa cyiza cyo kuba yavura Iribagiza. Urumva ko rero uyu musaza akoze ibintu byiza cyane. Mbabarira uvuge ngo amena kubera ko uyu musaza Imana imukoresheje igikorwa cyiza. Namara kuba yavura Iribagiza ibintu byose bizahita bijya ku murongo, Iribagiza abashe kuba yabona ubutabera akwiye kubera ko Rugema ari we wabashe kuba yamwicira ababyeyi. Ariko ntago twigeze dupfa kubibona, abantu twarebanye episode zashize nibo babashe kuba bayibona. Nimba nawe uyitangiriye hano iyi video, jya hano ubanze ukande subscribe uzajye ubasha kuba wasobanukirwa ibyahashize n'ibigiye kuba byaza muri filimi, kugira ngo tuzajye tubasha kubana twibukiranya aho filimi yacu ibashije kuba yagera, kubera ko tugiye kujya tubibakorera live. Noneho muri gutanga ibitekerezo byanyu biri live kugira ngo tubahe n'abakinnyi bamwe na bamwe muri mwabavugisha kugira ngo ibintu bimere neza, kugira ngo muzajye mubasha kuba mwasobanukirwa. Rero hano tugeze, Sylvie yari arimo abwira uyu mukobwa Kanyana ko yabashe kuba yakundana na musaza wa Iribagiza Rurangirwa. Urumva ko ari ibintu byiza cyane. Uyu rero Kanyana yarabashe kuba yabyishimira cyane, ariko ntago uyu Kanyana aramenya ko Sylvie arimo arakundana na Rurangirwa musaza wa Iribagiza, kubera ko Kanyana nawe twabonye ko arimo akunda Rurangirwa, kandi uyu mukobwa yabwiye nyina ngo agende amubwire Rurangirwa ko amukunda. Mu bantu rero twarebanye episode yashize twabonye ko Rurangirwa yabashe kuba yaza kuba yaporopoza Sylvie, nawe amubwira ko amukunda. Rero abakobwa babiri bagiye kuba bakisanga barimo barakunda umuhungu umwe. Rero ni ibintu bitari byiza cyane kubera ko twabonye Iribagiza nabwo mbere akundana na Cyusa, tubona na wa mukobwa wabaga kwa Cyusa nawe arimo akundana na Cyusa. Urumva ko byari ibintu bibi cyane. Twabonye ko babashiye kuba barwanira umugabo kugira ngo Iribagiza yegukane Cyusa, byari ibintu bikomeye cyane. Ariko hano tumaze kuba twabona ko Sylvie abashe kuba yaza kwiratira Kanyana ko yabonye umukunzi, ubu ari mu byishimo cyane, kandi Sylvie nawe abashe kuba yamufasha kuba yasereburira umukunzi yabonye. Ariko Sylvie ntago arabasha kumenya ko ari musaza wa Iribagiza. Kanyana ntabwo arabasha kuba yamenya ko ari musaza wa Iribagiza ariwe mukunzi wa Sylvie. Rero Kanyana namara kuba yabimenya biraba ari ibintu bibi cyane, kubera ko uyu Kanyana agiye kuba yangana n'uyu mukobwa Sylvie, kubera ko ari ibintu bibi cyane nyine kuba bakunda umuntu umwe. Ubwo ntago Sylvie arabasha kuba yakihangana kubera ko yakunze umuntu ntiyabimubwira. Urumva ko Sylvie nayo yakoze ikosa rikomeye cyane kuba yarakunze musaza wa Iribagiza ariwe Rurangirwa, nabashe kuba yamubwira ukuri, agatuma mama we akaba ariwe ubasha kuba yamuvugira. Ariko twabonye ko Sylvie nawe yabashe kuba yakegukana uriya musaza wa Iribagiza. Urumva ko ari ibintu byiza cyane. Iribagiza agiye kuba akundana na Cyusa, na Sylvie abakundana na musaza wa Iribagiza. Urumva ko ari ibintu byiza cyane kubera ko Sylvie yari afite icyo apfana na Cyusa, baravukana, na Iribagiza na musaza we nawe baravukana. Urumva ko ari ibintu byiza cyane. Umuryango ku muryango bagiye kuba bagurana, kubera ko buri wese azajya ku wundi bavukana. Urumva ko bagiye kuba bagurana, umwe akajya ahandi n'undi akajya ahandi. Urumva ko ari ibintu byiza cyane bigiye kuba byaza muri iyi season yacu, kubera ko iyi season ibashe kuba yagera ahantu haryoshye cyane ku bakunzi bayo. Tugiye kuba twatangira kuba twaryoherwa, tugiye kujya tubategurira episode nziza mubasha kuba mwakurikira, mukabasha kuba mwasobanukirwa, kubera ko nibyo tumaze iminsi turimo dushaka ikintu cyabasha kuba cyabashimisha. Rero byari ibintu byiza cyane kubona uyu mukobwa Sylvie nawe agiye kuba yabona umukunzi, kandi umukunzi nawe umukunda, kandi akaba ari we ugiye no kujya mu muryango wabo, mu miryango y'abantu babiri bagiye bafite icyo bapfana, bagiye kuba basimburana.
hamwe bagatanga umukobwa ahandi bagatanga umuhungu uri kumva ko bagiye kuba bagurana. Ibi ni ibintu byiza cyane bibashe kuba byaranga iyi season yacu aho ibashe kuba yagera, dutangiye kuba twaryoherwa. Rero nimba tubashiye kuba twagerana kuri uyu munota ubashiye kuba wakishimira ibi bintu bigiye kuba byaba kuba kuri Sylvie ndetse na musaza wa Iribagiza ari we Rurangirwa cyangwa Iribagiza na Cyusa, urumva ko ibintu bigiye kuba uburyohe kuba Cyusa ari musaza wa Sylvie noneho na Iribagiza akaba afite musaza we Rurangirwa, kandi bose bakaba batangiye kuba bakundana. Aba bana bose batangiye kuba bakora urukundo, urumva ko ari ibintu byiza cyane. Nimba tubashiye kuba twagerana kuri uyu munota, jya muri comment ubashe kuba wabitubwira, kubera ko ibi bintu bitangiye kuba ari byiza cyane. Nimba ubona ibi bintu bigiye kuba byaba hano muri ino filimi ari ibintu byiza cyane, jya muri comment ubashe kuba wabitubwiraho, utangemo ibitekerezo byawe byose uko uri kubona filimi yacu igiye kujya yagenda. Urumva ko bitangiye kuba byaryoha, uri kumva ko tugiye kujya tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ntabwo twakirengagiza hano mushiki wa Rugema yari arimo agira inama Rugema, mushiki wa Rugema umukurikira yari arimo agira inama Rugema amubwira ati yirukane Nyiranambara azane uriya mugore Mama Kanyana, kandi twabonye ko Rugema akunda Nyiranambara kurusha Mama Kanyana. Rero Rugema yahise agira umujinya mwinshi cyane, atangira kuba yabwira mushiki we umukurikira, amubwira ko Mama Kanyana babashe kuba bahura akamutera inda, Mama Kanyana agahita amuta akigendera. Rero ntago azi ahantu yahuriye na Nyiranambara, ko ibyabo bagomba kuba babivamo, yuko Nyiranambara ngo niwe mugore wa umugira inama akabasha kuba yasobanukirwa. Kandi twarabibonye ko Nyiranambara ari we wabashije kuba yafatanya na Rugema kwica ababyeyi ba Iribagiza. Niyo mpamvu Rugema akimukunda, abasha kuba yamugira inama kubera ko bafatanyije umugambi mubi. Kandi twabonye ko Kanyana nubwo ari umugore wa Rugema, nubwo ari umugore wa Rugema w'isezerano, ariko Rugema atabasha kuba yamukunda nk'uko akunda Nyiranambara, kubera ko Mama Kanyana yari yaramutaye amuta kera ahashira imyaka 20 ataragaruka, none ngo imyaka 20 irashize aragaruka. Kandi twabonye impamvu Rugema arimo arakunda Nyiranambara nuko babashe kuba bakora amakosa yo kugira ngo bashake ubukire bakica ababyeyi ba Iribagiza kugira ngo babone uko bazabatwarira imitungo. Rero uyu mukobwa byaramubabaje cyane kuba uyu musaza we afite Nyiranambara amufite nk'umugore. Urumva ko uyu mukobwa ari ibintu bibi cyane kuba abona Rugema yarashakanye na Nyiranambara kandi afite umugore wa mbere w'isezerano akamubwira. Rero yari arimo amugira inama, Rugema yagize umujinya mwinshi cyane, amubwira ko atari we umugira inama, atazi aho yahuriye na Nyiranambara, atagomba no kuba yabatanya. Kandi uwabonaga ko ibi bintu ari ibintu byari byo, kubera ko Rugema abasha kuba yakunda Nyiranambara kurusha Mama Kanyana. Nawe ntago uri Rugema, ntago wakunda umuntu wagutaye kera kugira ngo ubashe kuba wakirukana uwo ufite ubu ngubu, ubasha kuba wakwitaho, ubasha kuba yaguhishira ibyaha byawe byose. Rero tumaze kubona ko impamvu Rugema akunda Nyiranambara nuko ari umugore wabashe kuba yaza akumvikana na Rugema, kubera ubugome bafite akabasha kuba yakora ikintu cyose Rugema ashatse, cyangwa Rugema agakora icyo uwo mugore ashatse. Urumva ko rero ari ibintu bibi cyane uyu mugore Nyiranambara ahuriyeho na Rugema, nicyo gitumye ubona bakibana kandi ukabona babanye neza. Rero uyu mushiki wa Rugema ibintu arimo avuga ntago abizi, ntago Rugema yareka Nyiranambara n'uburyo bafitanye imipango. Baramutse batanye Rugema yahita ajya hasi akabasha kuba yafungwa, kubera ko babasha kuba bapanga imipango yo kuba barya imitungo yaba Iribagiza. Twabonye ko kandi uyu Rugema ashaka kuba yagurisha iriya mitungo yaba Iribagiza, ariko ntago bizamuhira, yuko twamaze kubona ko uriya musaza papa wa Kamarade yamuhaye impapuro z'ibipirata, atamuhaye impapuro za original. Urumva ko uriya musaza yabashije kuba yakora ibintu byiza cyane, namara kuba yaha Iribagiza uriya muti Rugema agiye kuba yazana, uyu musaza azahita yisubirira mu cyaro, yisubirire kwirebera ba Kamarade, kubera ko uyu musaza icyamuzanye hano mwa runo rugo nuko yavura Iribagiza, nta n'ikindi cyamuzanye. Nubwo muri kuhabona ahakora nk'umuzamu wo mu rugo, mukaba muzi ko yagambaniye ba Kamarade kugira ngo abashe kuba yagera hano, ntabwo yigeze abagambanira, ahubwo uyu musaza arimo arijijisha mwa runo rugo kugira ngo azabashe kuba yabona uburyo avura Iribagiza, kugira ngo Iribagiza yibuke buri kintu cyose, yuko uyu musaza niwe wari ufite impapuro z'imitungo yaba Iribagiza, ndetse na musaza wa Iribagiza byose niwe wari uzifite, kandi yashaka kuba yarya imitungo yaba Iribagiza, ntabwo yari gukenera Rugema. Murumva ko ari ibintu byiza cyane uyu musaza yaje gukora mwa runo rugo, kubera ko atazanwe no kuba yarya imitungo yaba Iribagiza, ahubwo yazanwe no kuba yavura Iribagiza, yazanwe n'ikintu cyiza mwa runo rugo. Rero abantu muzi ko ari umuzamu mubi, subize kure, kubera ko uriya musaza yaje kuba yavura Iribagiza kugira ngo abashe kuba yakibuka, babone ukuntu bashyira Rugema hasi, yuko Rugema yabashije kuba yahimukira
uriya musaza papa wa kamarade, urumva ko Rugema atari ikintu cyiza yabashe kuba yakora, yabashe kuba yahemuka cyane, nta muntu atahemukiye, yahemukiye ababyeyi ba Iribagiza, abasha kuba yabica, ashaka kuba yakica n'uriya musaza ise wa kamarade. Rero uyu musaza ise wa kamarade aragira ngo Iribagiza abashe kuba yabona ubutabera, yuko Iribagiza naramuka abonye ubutabera akwiye, uyu musaza nawe azaba yungutse yuko Rugema yashatse kuba yakica uyu musaza kera kugira ngo abashe kuba yakegukana imitungo ya Iribagiza. Nubwo twabonye ko ari kubeshya Nyiranambara ndetse na Fabiola ko ari umuzamu hano, ibi bintu Rugema akabivuga yemye, ubona nta n'isoni afite, nta no guseka, ukabugira ngo ari kuvuga ukuri. Rugema ni umuhanga mu kubeshya, tumaze kumenya ko ari umuntu mubi cyane muri ino filime, atangiye kuba yakora ibintu bitari byiza, aba afite imipango itari myiza yo kuba yakica abantu, aho kugira ngo agire ikintu kizima abasha kuba yavuga, we aba arimo atekereza uburyo yagurisha iriya mitungo yabaye Iribageza kugira ngo abashe kuba yakigendera. Rero azi ngo uriya musaza ngo yaramushotse, azi ngo yabashe kuba yamucisha, kandi ni imipango ya kamarade ndetse n'uyu musaza. Urumva ko ibi bintu ari ibintu byiza tubashe kuba twageraho. Urumva ko rero filimi yacu ibashe kuba yatangira kuba yagera ahantu haryoshye cyane, habashe kuba hashimisha abantu, kubera ko iyi filimi itangiye kuba yaryoha cyane, kubera ibintu turimo tugenda tuyibona muri episode irakurikira. Se ibintu biraba byifashe gute? Rero byose tuba twaje ngo tubashe kuba twabicanamo, tube twabinyuranamo. Nimba ubashe kuba wagera kuri uyu munota tukiri kumwe, reba iryo jambo ryanditseho subscribe, ubanze urikandeho, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe, yuko iyi filimi itangiye kuba yaryoha, tutangiye kuba twaryoherwa noneho tutaranayireba, kubera ko ibintu bitangiye kuba byiza. Rero tanga ibitekerezo byawe hasi muri comment ziba zifunguye, nugeramo ubashe kuba warayikinga comment za bagenzi bawe, kugira ngo nabo babashe kuba babona ko ibitekerezo byabo batanze hari abantu babashe kuba babisoma. N'uwo ubona yatanze ibitekerezo ubona wasubiza, nawe ubashe kuba wamusubiza mu cyimbo cyacu, yuko ibitekerezo byanyu tubasha kuba twabisoma. Rero hari akanya tugeraho tukabanza tukiyambaza Imana, kubera ko ibintu iba yatangiye kuba yakora iba ari ibitangaza. Twabonye ko uriya musaza atazanwe no kuba yavura Iribagiza gusa, ahubwo hari undi muti wa kabiri agiye kuba yazaha Iribagiza kugira ngo abashe kuba yawunywa. Rero abantu muzi ko yaba yaragambanye na Rugema, nago uriya musaza nimumukekere ibintu bibi, nago yigeze agambanira ba Iribagiza, ahubwo yaje kuba yatanga ubutabera, kubera ko Iribagiza namara kuba yanywa uyu muti azahita ajya yibuka ibintu byose y'abamwicaye ababyeyi. Kandi twabonye ko ari Rugema na Nyiranambara ndetse na Fabiola niwe muntu uri inyuma y'ibi bintu, nta nyungu abifitemo. Twabonye ko abafitemo inyungu ari Nyiranambara ndetse na Rugema. Urukumva ko uyu musaza rero ari ibintu byiza cyane yaje kuba yakora, kubera ko Rugema yabashije kuba yamuhemukira. Rero ntabwo uyu musaza yabasha kuba yafatanya na Rugema. Rero abantu mutari mwarasobanukiwe, mubanze musobanukirwe hano, buri kimwe uzajya utangamo igitekerezo nzajya mpita nyigusobanurira, kugira ngo tuzabashe kuba twareba filimi yacu ibintu bimeze neza, kubera ko urabona ibintu bitangiye kuba byaryoha cyane, kubera iyi episode ubundi umuntu aba agezeho tuba tugomba kuba twatanga n'ibitekerezo uburyo tubonamo ibi bintu. Imana ibasha kuba yadufasha tukabasha kuba twagerana kuri iyi minota tukiri kumwe n'abantu. Rero nimba ubasha kuba wagera kuri iyi minota tukiri kumwe, ubashe kuba wajya muri comment wandikamo amena, kubera ko Imana iba yagukoreye igikorwa gikomeye cyane, ikabasha kuba yaguhumura amaso, ukabasha kuba wakumva ubutumwa tuba twatanze muri ino filimi, ukabasha kuba waryoherwa n'ibiganiro tuba twagiye tuganiramo tukugezaho. Uri kumva ko rero bari ibintu byiza cyane, ni Imana iba ibashe kuba yagukoresha ibitangaza kugira ngo ubashe kuba wagenda ngo ugire ikintu ugiraho. Nimba nawe hari igitangaza wigeze kuba wakorerwa ubikesha ubutumwa wakuye ahantu runaka, ahantu waba warasomye cyangwa n'ahandi hose, urumva ko ari Imana yabashe kuba yagukorera igitangaza. Ujye ubasha kujya muri comment ubashe kuba wabisangiza bagenzi bawe, kubera ko iyi minota tuba tugezeho abantu babasha kuhagera baba ari Imana ibashe kuba yabahageza, kandi barahari benshi babasha kuba bagera kuri iyi minota tuba tugezeho. Rero bari ibintu byiza cyane kuba ubasha kuba wakurikira iyi filimi Inzira y'Umusaraba, ukabasha kuba waza ukayisangiza bagenzi bawe. Urumva ko tuba twageze muri kanya keza ko kuba twaganira no ku ijambo ry'Imana, kubera ko aha hantu tuba tugeze Imana niyo ibidushoboza buri kimwe cyose. Niba nawe ubasha kuba ugeze kuri uyu munota tukiri kumwe, jya muri comment ushyiremo amena, kubera ko Imana ibashe kuba yagukorera igitangaza, ukagera kuri uyu munota tukiri kumwe, ukabasha kuba wamenya buri kintu cyose cyabereye muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Mwibutsa kujya usharinga
na bagenzi bawe, ugatanga ibitekerezo bibasha kuba byakubaka bagenzi bawe, inshuti zawe, kubera ko ibintu byose tubikorerana kugira ngo tugere ku bindi bintu, nuko dusaba ubufatanye kugira ngo tubashe kuba twagera hano kuri no filimi Inzira y'Umusaraba, aho tubasha kuba twakura ibyishimo by'umunsi, kubera ko iyi filimi hari abantu ibasha kuba yafasha bakabasha kuba bava mu bintu bari barimo, kubera ko hari ibintu bibi bari barimo, hari inzira bari barayobye. Nimba nawe rero hari inzira wari warayobye ukabasha kuba wabasha kuba wasobanukirwa buri kimwe, ukabasha kuba wafata amasomo hano tuba twakugejejeho, yuko hano haba harimo amasomo akomeye cyane mutabasha kuba mwabona, ariko abantu benshi batarajijuka bamaze kumenya ko kureba amashusho ari cyo kintu cyiza kiba kiri muri filimi. Rero ntabwo kureba ari amashusho ntabwo ari byo bintu byiza biba biri muri filimi, ahubwo ibintu byiza biba birimo n'ubutumwa bubasha kuba bwayitangirwamo, kandi haba hatanzwemo ubutumwa bwiza bwabasha kuba bwahumuriza abantu, cyangwa hari ubuzima busanzwe bubasha kuba bwagufashamo. Rero abantu mubasha kuba mwakunda amashusho kurusha inyigisho ziba zirimo, ntago ari ibintu byiza cyane. Niyo mpamvu twebwe tuba twazanye hano ngo tuzane amafoto ariyo tugenda tuba tuvugaho, kubera ko amashusho buriya ntago mubasha kuba mwakuramo ubutumwa, kubera ko muba mwakurikiye amashusho nyine gusa ari byo muri kwirebera, mutabasha kumva ibintu biba byatangajwemo. Rero ni ibintu byiza cyane wowe wamaze kuba wasobanukirwa, ukaba utakibona iryo jambo ryanditseho subscribe, umaze kuba umuntu w'agaciro hano kuri iyi channel. Mushishikariza kuba wabwira n'abandi kuba hari ikintu wabashije kuba wamenya, hari ubutumwa wabashije kuba wakumva, ukabasha kuba wabishishikariza n'abandi, kubera ko bataramara kuba basobanukirwa. Ntabwo ushobora kuba wakanda subscribe utarasobanukirwa buri kimwe, kubera ko hano hari ikintu ubashije kuba wasobanukirwa, hari ubutumwa mbashije kuba nakugezaho bubashije kuba bwagukora ahantu, kubera ko nimba nawe uri muri bamwe bakunda amashusho kurusha inyigisho ziba ziri mu kintu tuba twabagejejeho, aho wamaze kuba wayoba cyane, kubera ko utabasha kuba wakunda iyi filime, ahubwo ugendera mu kigare kugira ngo ubashe kuba wayikurikira, kubera ko utabasha kuba wakumva ubutumwa baba burimo. Rero abantu mukunda amashusho cyane, nongere mbasuhuze, nongera kubaha n'ikaze hano kuri ino channel, kubera ko tutabasha kuba twagerana no kuri uyu munota, kubera ko utabasha kuba wafata ukuboko kwawe ngo ukande kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, kubera ko utarajijuka nyine nta butumwa ubonamo hano. Rero abajishutse nongere kuba nabashimira cyane, kubera ko muri abagaciro mwakoze igikorwa kiba gikomeye cyane, kuba mwaramaze kuba mwajishuka mukamenya ko amashusho iyo muri kureba filimi irimo amashusho ari ibintu bibi cyane, kubera ko mutabasha kuba mwakurikira ngo mubanze kuba mwakumva ubutumwa burimo. Rero hano tuba twabagejejeho ubutumwa bwabashije kuba bwatambuka muri filimi mutabashije kuba mwakumva. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bari kubwirwa ukuri bakunda kurambirwa ukuri, ariko wababwira ibinyoma bagakurikira. Niyo mpamvu mba nkubwira ati abantu bashobora kuba bareba ino video ni umubare mutoya cyane, kubera ko haba hanyuzemo ubutumwa hataba hanyuzemo amashusho. Rero abantu dukurikira filimi Inzira y'Umusaraba, mujye mumenya ko mwakuramo ibintu bigiye bitandukanye, kubera ko tuba twabanyurijemo ubutumwa butandukanye, kugira ngo namwe mugire aho mwikura naho mwigeza, ibintu bikomeze kuba byaryoha, kubera ko ahantu tuba tugeze ahantu heza habashe kuba hashimisha abantu. Ngaho reka tube turekereye aha filimi yacu, tuzasubira undi munsi.